Byanze bikunze no nkuru nandi ugeze uyumva ni Trend of TV nitwa Kemo. Uwitwa King Saha, witwa Agize Chameleone Palace Wizo. Aba ni bamwe mu basangiye na The Ben nyuma y'igitaramo aherutse gukorera muri Kampala mu gihugu cya Uganda. Aba n'abasitari bakomeye cyane mu gihugu cya Uganda. Ivuze Jose Chameleone uvuze izina rikomeye. Ivuze Palace cyangwa Wizo uvuze amazina akomeye. Ivuze King Saha uvuze izina rikomeye. N'abastar big superstar mu gihugu cya Uganda. Nibitangaje rero kuba baragiranye ibiganiro bidasanzwe na The Ben. Ibitangazamakuru bigiye bitandukanye muri Uganda no mu Rwanda byatangiye kwandika yuko The Ben ashobora kuba afitanye umushinga n'abano basore bo gukorana nabo kuba bakorana indirimbo. Gusa nibiramenyekana niba bose bakorana indirimbo yaba King Saha, Jose Chameleone Palace ndetse na Wizo cyangwa The Ben ashobora kuba yakorana n'umwe muri bo cyangwa n'itsinda rimwe muri bo. Ariko izi ni imwe mu mishinga itegerejwe nyuma y'ibiri kuba bigenda bigaragara mu mashusho mu mafoto hirya no hino. Ariko The Ben yongeye akandi kantu ko kwibwira abanya Uganda abwira ati je na mperukanga nitwa The Ben gusa muzi nitwa Papa yongeraho amazina no Papa Mugisha avuga izina ry'umupeti we navuga The Ben meze neza kabisa. Byaba rero ari ibintu biri sawa tubonye agakorabo ko munya Uganda mwe muri abangaba amazina yose arakomeye. Man ugiye kumva ngo indirimbo ikigoma cya The Ben na Chameleone Jose ngiye kumva ikigoma cya Palace na The Ben cyangwa Wizo na The Ben cyangwa King Saha na The Ben. Ibintu byaba bigiye kuba bicika noneho n'abakuru imyidagaduro reka nkumenyere ngo bimeze bite. Uruzi ko burya indirimbo ya ROSSKANA ifite amabanga menshi tutari twaramenya. Burya na Bruce Melody ngo yamusabye yuko ngo baririmbana mu muri ndirimbo ROSSKANA arabyanga, ariko icyatumye byanga si ikindi. ROSSKANA yari yahasorinze kugira ngo ino ndirimbo MAMI isohoke. Indirimbo yari nziza cyane kandi yakunzwe. Avango ino ndirimbo ubundi yayisohoye tariki 7 Shyantare 2024 maze rero kurebwa n'abarenga miliyoni 6 ku rubuga rwa YouTube. No hapana no kuvuga nyine si umubare w'abantu ahubwo ni umubare w'inshuro imaze kurebwa kuri YouTube channel. Hanyuma indirimbo ibitsa amabanga menshi twaruzi bigendanye na 155 AM bigendanye na Bruce Melody ndetse n'ubuyobozi bw'ino label. Ubundi amakuru dufite nuko uwitwa ROSSKANA yagiye muri 155 AM utari cyambere z'ukwa 12 cyazigiye ukuboza 2023. Urumva ko cyema gahe. Hanyuma rero yatangaje ko ashaka kuva muri no label. Urabizi binyuze ku rukuta rwe rwa Instagram avuga ko agomba gutandukana na no label. Hari hasigaye uruvango nyine ugendeye ku munsi cyangwa itariki umuvandimwe ROSSKANA yatangarije ko ashaka kuva cyangwa yifuza kuva muri 155 AM. Hari hasigaye amezi 7 kugira ngo imyaka 2 byibura ibe yuzuye neza mu kadomo. Hanyuma ikindi wamenya ino ndirimbo niyo nari ndi kukubwiraho ya MAMI yo reality. Agarambo keza cyane ngiye ntuzwa no kuririmba bya nanda buri. Hanyuma indirimbo yagombaga gukorerwa amashusho mu gihugu cya Ethiopia. Amafaranga yo gukora indirimbo yagombaga kuva muri 155 AM. Hanyuma ntibabasha kumuha aya mafaranga. Bege nyine abibabwiye baramwirengagiza nkuko yabitangaje. Hanyuma rero yemeza kujya kwikorera muri Kenya. Yagombaga rero gukorerwa indirimbo enye mu mwaka. Nuvuga ngo amasezerano 155 aritanye na ROSSKANA avuga yuko yaremerewe kuba yakorerwa n'ino label indirimbo enye mu mwaka byibura. Ahangaha rero imwe muri zo yarabarabuye banga kugira ikintu bamufasha. Yemeza kujya kuyikorera ariko ntiyabasha kujya muri Ethiopia nkuko byari biteganyijwe, ahubwo indirimbo ajya kwikorera mu gihugu cya Kenya. Amakuru Trend of TV ifite nuko ROSSKANA yatanze akayabo ka miliyoni 22,500 na 6 n'amafaranga 116 y'amafaranga y'u Rwanda, ariko ubwo mbaze ibihumbi 16 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo ino ndirimbo ikorwe, ariko ayitanga ku giti cye, atanga ari mu mafaranga ye. Hanyuma iyi ndirimbo yagaragaye nuvuga ngo yarayizanye bareba amashusho yayo bareba ukuntu buri gikoze buri gimeze. Bamwe mu buyobozi muri 155 AM baravuga ko ari nziza ikoretse fresh ikoretse neza, ariko ikibazo cyabayeho na barebye bona nta birango bya 155 AM birimo. Bakimubaza ntekereza ko arafite n'umujinya. Yabwiye ati none mwajya ngo mukiremo ibirango byanyu kandi nta ruhare mwagize kugira ngo indirimbo ikorwe, biza kuba ibibazo.
ariko byarangiye kugira ngo murabona ko indirimbo usanzwe irimo amashusho yayo agaragara mu birango bya 1:55 AM. Ushaka kwibaza ngo rero byagenze gute? Ukuntu byagenze mu kumvikane n'amasezerano ahambaye witwa ROSSKANA na 1:55 AM bumvikanye ko bagomba kumwishyura $6,000 by'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni $8,000,000 byibura $439 amafaranga $831 by'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo bashyiremo ibirango bya 1:55 AM. Ariko mu by'ukuri nta ruhare na rukeya iyi label yari yagize kugira ngo MAMI isohoke. Birisha kuba rimwe aho aherero n'ayo makimbirane yo gutuma ROSSKANA yumva yava muri no label. Ikindi wamenya kuri ino ndirimbo, ntekereza ko indirimbo yanakunzwe cyane ko n'inshuro imaze n'ama views ifite kuri YouTube channel zirabigaragaza. Yanditswe n'uwitwa ROSSKANA, yanditsweho na Element, yanditsweho n'uwitwa DS$. Muramuzi n'umwe mu bahanzi newcomer, abahanzi bakizamuka ariko babahanga cyane, ndetse bivugwa ko umutipe nakunzwe n'aba baby cyane. Hanyuma producer wayikoze na undi ni Element, video yakozwe na Gadi. Hanyuma rero binavugwa yuko rwose Bruce Melody ngo yasabye ROSSKANA yuko yajya muri no ndirimbo, ariko abimusaba ROSSKANA yaramaze guhura n'izo haso zo kwishyura amafaranga menshi, akayaba kamiliyoni zirenga 20 kugira ngo video ikorwe, ndetse yabona byabaye amakimbirane uburyo yagomba gukorwamo atari bwo yakozwemo. At least iyo barakozwe label ya 1:55 AM ariyo yemeye kubimukorera byibura ko afite umutima mwiza nyine atuje atekanye, ariko ntabwo yaramize neza isahakanira Bruce Melody, biza kurangira indirimbo isohotse ari ya ROSSKANA wenyine iranakundwa iba nziza cyane. Ngayo nguko ibya ROSSKANA, Bruce Melody na 1:55 AM. Tuganiye kwa papa cyangwe narasino bizi ko baherutse gushira ikigoma hanze cyitwa igihumbi cyangwa se 1000. Ni kini goma cyiza cyane kirimo ubutumwa byo gutandukanya. Abatipe rero bahuriye kuri micros gitangazamakuru kimwe no mu Rwanda, bavuga top 5 y'abahanzi b'abaraperi babona bafite cyase bafite ukuboko gukomeye cya kunini mu muziki ariko mu njyana ya hip hop. Bashyize ku mwanya wa mbere witwa Bulldog, bashyira ku mwanya wa kabiri witwa Riderman, bashyira ku mwanya wa gatatu witwa J Paul Nyakugendera, bashyira ku mwanya wa kane witwa Bifla, bashyira ku mwanya wa gatanu witwa Fireman. Iyo top 5 ya Lassi na Papa cyangwe mu baraperi babona bagaciro cyaze bafite ubuhanga ndetse n'ibyo bakora bikaze cyangwa bifite icyo bifasha injyana hip hop mu Rwanda. Ngiyo ngayo ngo ibyo uko bimeze. Reka nkunyuriremo no mu yandi makuru ko byifashe abakunzi ba Gen Z comedy. Rubizi ko iba kabiri mu kwezi no Gen Z comedy. Hanyuma muri uko kwezi bwa mbere yarabaye yasigaje ku biciro imwe bera muri Camp Kigali nk'ibisanzwe. Hanyuma muri ya gahunda